Yesu ashimwe, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni GATERA Jose ugarutse imbere yanyu, imbere y'Imana n'imbere y'abantu bayo. Ndashima Imana data. Reka dutangire dusenga Imana tuyiragiza kugira ngo yongere ibane natwe mu bundi buryo. Yongere ibane natwe mu bundi buryo. Urakoze mwami Yesu, turagushimye, tugushimiye igitondo cyiza waturemeye kugira ngo tunezerwe. Turagushimye rwose wabanye natwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye umunsi mwiza Mana. Uyu ni umunsi utazagaruka ku buzima bwacu, ariko ni umunsi waturemeye kugira ngo tunezerwe, tubwire abantu kugira neza kwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro rero. Turagushimiye neza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubwo buntu bwawe butarondoreka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turasenze kugira ngo uyu mwanya wongere ubane natwe, jambo ryawe rigirire umumaro abantu bose bari buryumve. Duhagaritse imbaraga zose zarikiranya, imbaraga zose zarirwanya, gukora kose k'umwanzi. Dukubisa hasi imikorere yose y'umwanzi, dufashe mpiri gukora kose kw'abadayimoni. Turakubita hasi imbaraga z'umwijima. Amaraso ya Kristo abane natwe, uburinzi bw'Imana butubeho. Twirukanye imbaraga z'abarozi n'abakonikoni, tukubisa hasi bitavuga Imana. Kikirere nukeze kugira ngo ijambo ryawe ribashe gusohoza icyarizanye. Urakoze Mana kuri ubane natwe, dusabye kwera kwawe kugira ngo tubonekeho. Urakoze ko wumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Nababwiye ni GATERA Jose nk'uko bisanzwe, guturuka muri Philadelifia. Ndashimira Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Turashimira Imana cyane, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imbaraga zihindura, imbaraga z'Imana zirahindura. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku mbaraga zihindura amateka, ku mbaraga zihindura ubuzima. Imbaraga z'Imana zirahindura, imbaraga z'Imana zirahindura, imbaraga z'Imana zihindura amateka, zihindura imibereho y'umuntu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Ingoma za kabiri. Turebe uburyo ki Imana ishobora byose. Reka dusome duhereye ku bice byaho bya 20. Ibice 20 turahera ku murongo waho wa 3. Musomyi wacu reka twasome. Yego. Muto w'ijambo ravuga abayuda baterwa n'abamowabu. Abayuda baterwa n'abamowabu. Yoshafati afatwa n'ubwoba. Yoshafati afatwa n'ubwoba. Atakambira Uwiteka. Imana ishimwe. Abayuda bari batewe n'abamowabu, ngo Yoshafati aterwa n'ubwoba. Ariko ubwo bwoba bwe ngo bimutera gutakambira Uwiteka. Bwoba buramufata kubera ko yayoboraga abayuda, niwe wari umuyobozi wabo. Hanyuma yumva ko batewe n'abamowabu, ngo ubwoba buramufata, ariko ngo ashaka Uwiteka. Urumva, Imana ishimwe. Ashaka Imana muri ibyo bibazo, atakambira Uwiteka. Ntago mbizi wowe uhuye n'ikibazo, y'abamowabu baguteye, y'abamori bakugezeho, wowe utakambira ndi? Yuri mu bibazo, ninde utakambira? Uyu mwami Yoshafati ko yafashwe n'ubwoba, kuko yari umuntu, burya umuntu muzima agira ubwoba. Umuntu muzima zamubwirwa yuko ari muzima, nta kibazo afite, yuko agira ubwoba. Umuntu ufite ubwoba, umuntu ugira ubwoba ni umuntu muzima. Ariko nubona umuntu udatinya, ntagira icyo atinya, ntagira icyo yumva yatinya, uwo muntu nawe ujye umugiraho amakenga rwose. Ukabona n'umuntu utatinya, umuntu ukora ibintu byose akabyirohamo, ntabanze kugira amakenga. Burya umuntu ugira amakenga, ubwoba n'amakenga ni ibintu bijyana. Rero ni umuntu muzima. Abamowabu batera Yoshafati, batera abayuda, ngo Yoshafati afatwa n'ubwoba, aratinya. Ariko kandi muri uko gutinya kwe, ngo atakambira Imana, arayitabaza, arayitakambira, ajya imbere yayo aratakamba. Murongo waho wa 3. Yoshafati aratinya yihita gushaka Uwiteka. Murongo wa 3 niho uri. Yego. Yoshafati aratinya, Imana tugirire neza. Yoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka. Ategeka abayuda bose kwiriza ubusa. ategeka abayuda bose
bose kwiyiriza ubusa. Ndashaka kukubwira ngo nugira n'ikibazo, uri umunyamasengesho, uri umukristo se, jya ushaka gusenga Imana, jya wiyiriza ubusa. Burya kwiyiriza ubusa ni umuti, ni umuti ukomeye, ndetse ni umuti ukomeye. Ategeka abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Baturuka imuhanda yose mu midugudu y'Ubuyuda yose, nta kindi cyari kibazanye, bazanywe no gushaka Uwiteka. Mana ishimwe. Yego. Yoshafati ahagarara mu materaniro y'Abayuda n'ab'i Yerusalemu. Yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya. Arasenga ati, Uwiteka Mana y'abasogokuruza, Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru? Ese si wowe Mana yo mu ijuru? Kandi si wowe utegeka abami? Ese si wowe utegeka abami? Si wowe utegeka abami bose? Si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe arimo ububasha. Ageze imbere y'Imana arasenze, aravuga ngo mbese Uwiteka si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ntawagutanga imbere. Amen. Bituma ntawagutanga imbere. Ahangaha Yoshafati ngo yamaze gufatwa n'ubwoba, amaze gutinya, agize ubwoba, ngo ahamagara Abayuda, aravuga ati nimwegerane, duhuye n'ikibazo. Kuko abantu bari bamuzaniye amakuru, aravuga ati duhuye n'ikibazo, ariko kandi nimuze tujye mu nzu y'Imana dusenge. Bivuga ngo iyo twagize ikibazo, iyo twahuye n'ibitugora, tuba tugomba kwihutira kujya mu nzu y'Imana. Ngo aravuga ngo nimuze dusenge. Ngo baragenda begera Imana barasenga. Aravuga ati mu kuboko kwawe ntiharimo imbaraga n'ububasha. Nkomereza uwo murongo. Dusubire ku murongo wa 6. Oya, komeza wa 7. Mana yacu. Murongo wa 7. Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu. Aba baturage bari muri iki gihugu si wowe wabirukanye imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu, ngo ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose. Ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyabo iteka ryose. Murongo wa 8. Maze bakakibamo kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo basenga bati. Bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo basenga bati. Nitugerweho n'ibyago, ari inkota cyangwa igihano cyangwa umugiga ndetse n'inzara. Nitugerwaho n'ibyago, ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara imbere yawe kuko izina ryawe riri muri iri nzu. Nkuko izina ryawe riri muri iyi nzu, tugutakambiriye uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabare.
ukatubwira ngo nitugutakambira nawe uzaba wumva udutabare. Aya ni amagambo Yoshafati yari abwira Imana bageze mu kibazo. Yoshafati aravuga ati iki gihugu si wowe wagikuyemo bene cyo, hanyuma ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu, ukatubwira ngo nitugerwaho n'ibyago na mugiga n'indwara n'ibibi byose tuzataka nawe utwumve. Yari amagambo akomeye. Igihe ugeze mu kibazo ujya wibutsa ijambo Imana yakubwiye. Ushobora kugera mu kibazo, ushobora kugera mu gihe gikomeye kandi uri mu isezerano ry'Imana, ugahagarara mu kazi kakakubera inzitizi, hari Imana yakaguhaye. Tuhagarara uvuga uti Imana, uribuka ko aka kazi ari wowe wakampaye, uribuka ko wambwiye ngo ningende ndepoze, uribuka ko wambwiye ngo nimanuke nyura ahangaha ngibunaka, uribuka ko uru rugo ari wowe warumpaye, uyu mugore ni wowe wamumpaye, uyu mugabo ni wowe wamumpaye. Yoshafati aravuga ati Imana, si wowe wavuze ngo umaze kuduha igihugu ugikuyemo bene cyo ukagiha Abisirayeli urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu, waravuze ngo nimugubwaho n'ibyago mukahura na mugiga mugahura n'amakuba muzantabaze nanjye nzumva. Mana ishimwe. Yoshafati agira ubwenge. Ayo magambo Bibiliya yatubwiye ngo yari afite ubwoba, ariko ubwoba bwe bwari ubwoba bw'ubwenge, ngo yihutiye kujya mu nzu y'Imana, ngo yahamagaye Abayuda aravuga ngo nimuze n'abana banyu n'incuke n'impinja, ngo hanyuma muze, ngo baragenda bajya mu rusengero. Nkunda abantu bahungira mu nzu y'Imana. Igihe cyose uzahungira mu nzu y'Imana uzatabarwa. Igihe cyose uzihutira kuba mu nzu y'Imana, Imana izakugirira neza. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Abwira Imana amagambo akomeye, ayibutsa amasezerano. Jya wibutsa Imana ibyo wavuganye nayo. Bituma Imana ivuga ngo uri maso, bituma Imana ivuga ngo uribuka. Imana yo tuyibukije, yo duhagaze mu isezerano, ibasha kutwumva vuba. Aha Abayuda bari bahuye n'ikibazo, Yoshafati yarahuye n'ikibazo. Abantu baramubwiye bamubwira amakuru, nta nubwo yari ahari. Baravuga bati mwatewe, Abamori n'Abamowabu bakwinjiranye. Ngo Yoshafati afatwa n'ubwoba, ngo ariko yihata gushaka Imana. Igihe cyose uzihata gushaka Imana nta kintu kizananirana, nta kintu kitazakunda se. Ndagira ngo wegere ube hafi, ndagira ngo ukunde kwegera Imana, ndagira ngo ukunde gusenga, ndagira ngo ukunde kwihata gushaka Imana. Aravuga ngo Mana, si wowe waduhaye iki gihugu ugikuyemo bene cyo, ariko wari ubizi ko ibyo bintu tunze byari bifite ba nyirabyo. Ibyo bintu tunze byari bifite ba nyirabyo. Iyo ntebe wicaraho, iyo biro urimo, hari abandi bayikoragamo. Iyo ntebe hari undi wayicayemo. Rero hari igihe Imana ikenyuruza bamwe igakenyeza abandi. Abari maso, abayumvira. Hari igihe Imana ikenyuruza bamwe igakenyeza abandi. Burya gukenyeza hari uwo yakenyuruje. Biragusaba kugira ubwenge no kwihata gushaka Imana kugira ngo Imana itagukenyuruza, kuko inyuma yawe haba hari undi muntu uhahagaze. Urwo rugo urimo urangaye rwajya mu ndi. Iryo sezerano urangaye Imana yari undi. Yoshafati nta kindi yari gukora, yagombaga kubwiza Imana ukuri, akavuga ati iki gihugu tukinjiramo niwe wabigizemo uruhari, niwe wakiduhaye ugikuramo bene cyo, none dutewe n'Abamoni n'Abamowabu. Kandi wibuke ko wari wavuze ngo nitugutakira tugiramutse tubihuye n'ibibazo uzatwumva. Aho haragusaba kugira ubwenge. Iyo ugezaho jya umenya icyo gukora. Iyo uri umukristo ukaba maso, iyo utewe n'ibibazo ugaterwa n'intambara, umenya icyo gukora. Imana irihagije, ibikeneye ko tuvuga. Yaduhaye amatwi, yaduhaye amaso, yaduhaye ururimi, tugomba kubikoresha, tugatega amatwi tukumva icyo Imana itubwira. Imbaraga z'Imana mu kigeragezo, imbaraga z'Imana mu kibazo, imbaraga z'Imana mu burwayi,
imbaraga z'Imana imbere y'Abamoni, imbere y'Abamowabu hari imbaraga z'Imana, imbere y'icyo kibazo hari imbaraga z'Imana zahagaze. Mwene data, witinya, witinya, witinya. Hari ibintu byinshi bigukuye umutima, birashoboka, ariko reka turebe umurongo wa 13. Umurongo wa 15. Yego. Yego. Reka tuasome gice cya 20 umurongo wa 15. Aravuga ati nimwumve yemwe abayuda mwese, nimwumve yemwe bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe baturage b'i Yerusalemu mwe, nawe mwami Yoshafati, nawe mwami Yoshafati, uko nuko Uwiteka avuze, uku niko Uwiteka avuze, witinya, mwitinya, kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni rw'Imana, kuko urugamba atari urwanyu ahubwo ni urw'Imana. 16. Ejo muzamanuke mubatere, ejo muzamanuke mubatere, dore bazazamuka, ahaterera ajya Isise, muzabasanga aho ngaho, ikibaya giherera mu butayu bw'Yeruweli, aho ikibaya giherera mu butayu bw'Yeruweli. muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwiremere inteko gusa, mwirebere agakiza Uwiteka azabaha, yemwe abayuda n'ab'i Yerusalemu, mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Amina. Ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Imana ibaha umugisha. Imana ivuganye nabo. Yoshafati yarakiri mu magambo ayibwira Imana ati, Mana siwe waduhaye iki gihugu, kandi urangije ukavuga aya magambo. Hanyuma ngo hahaguruka umuhanuzi muri iryo teraniro, kuko babivugiraga mu rusengero. Hari amagambo tugomba kuvugira mu nzu y'Imana. Buryo iyo twateye intambwe tukajya mu nzu y'Imana, hari ibintu tuba tugomba kuhavugira. Ngo ahageze ngo Yoshafati arakomeza avuga amagambo akomeye yibutsa Imana amasezerano. Rero iyo turi mu nzu y'Imana ntitukagira n'ubwoba, ahubwo tujye tugira umwete wo kwibutsa Imana amasezerano. Hanyuma ngo Imana yabango mwebwe ngo mwitinya, hagati muri bo harimo umukozi w'Imana umuhanuzi, ngo arahaguruka arabango nimwumve yemwe bayuda, ngo nawe mwami Yoshafati, ngo mwitinya kuko urugamba atari urwanyu. Ubundi se wagira ngo izo ntambara ni izawe? Mana izazirwana wa mubyeyi we, Mana izarwana izo ntambara wa mugabo we, Mana izarwana intambara wa mubyeyi we. Yewe mukobwa, izo ntambara si izawe, Mana izarwana urwo rugamba. Rero ngo arabwira ngo muzireme inteko, muzishyire hamwe. Reka nkubwize ukuri, nubona urugamba rukomeye usanga bene so, dufite abantu bigunga iyo bamaze guhura n'ikibazo. Umukristo ukamubona ari gushima Imana, ari mu nzu y'Imana, ariko yakubitana n'ikibazo ntimwongere kumubona mu itorero, akazongera kugaruka ariko ikibazo cyarangiye. Ako buriya gishobora kukwica. Ikibazo iyo gifite, yo wumva urugendo rukunanije, ujya mu nzu y'Imana wihata gusenga. Umuti w'ikibazo ni ugusenga, ugaterana na bene so. Iyo mwasenze muri mu nzu y'Imana,
Imana iravuga ikabana namwe ikabasura, kabiyereka ikavugana namwe. Rero niyo mpamvu ntugatinye urugamba kandi uri umukristo, ntugatinye urugamba kandi waramenye Imana. Iyaguhamagaye niyo kwizerwa, ntiginanirwa, nta ntambara yayinanira. Ngo umuhanuzi aravuga ngo niwumva yewe mwami Yoshafati namwe Bayuda, ngo ejo muzabatere muzamanuke, ibaha gahunda, muzamanuke bazaba bariho baterera, hanyuma mwebwe muziremo inteko gusa. Urumva icyo bagombaga gukora ni ukugenda bakurikiza icyo Imana yavuze. Ubundi iyo abantu bagenda bakurikira icyo Imana ivuze, nushaka kunesha urugamba, nushaka kugira ngo ubuzima bushobore ntibukunanire, jya ubyuka usenga uvuga ngo Mana nyobora uko mbigenza. Wateguye gahunda zawe, ariko burya haba isezerano ry'umunsi, haba isezerano ry'umunsi. Niba urishaka jya ubyuka usenge, ubaze Imana, uyibwire ngo Mana ngira inama, nkora iki, nitware nte, mvuge nte. Hari isezerano ry'umunsi. Imana itugirire neza. Hari isezerano ry'umunsi ku mukristo ubishaka, ku mukristo wumva ufite ishyaka ryo kubana n'Imana. Imana yavuga ngo ntimutinye Bayuda yewe Yoshafati, ahubwo ejo muzamanuke mubatere, bazaba bari kuzamuka, hanyuma mwe muzihagararire, ntimuzagira ikindi mukora, muzireme inteko. Twebwe ikitubeshaho ni ukugenda twumvira Imana. Ibintu byose uzakora wayoboje Imana bizakubera byiza. Ibintu byose uzakora, igihe cyose uzajya mu mushinga wasenze. Kandi kenshi abantu bakunda kuyoboza Imana bagaruka, ugasanga umuntu yarateguye, yaradepoje, barangiza bakamuhamagara akinjira mu kazi agakora, yarangiza akajya gushaka pasiteri wati ungira inama uko kari akazi unsengere. Wari kumushaka utarajyayo, wari kumushaka utaradepoza, akagusengera, akabwira Imana ikagudeporeza. Kuyoboza Imana inzira itunganye, kubaza Imana icyo wakora. Mureke tubaze Imana icyo gukora, iragifite, niyo yakuyobora. Sengera pase, mbona akazi, sengera hari ahantu natangiye akazi, Imana imbwira uko bizagenda. Watangiye sengera, mfite ubukwe, rwa rugo ruzambere bwiza. Oya, wari gusenga utarajya kurambagiza, wari gusenga utaratangira umushinga, basenga mbere. Yoshafati yarasenze, Imana iramubwira ngo umanuke, hanyuma nimurwane mwe mwireme inteko. Imbaraga mu kigeragezo, imbaraga z'Imana mu kibazo, imbaraga z'Imana mu kigeragezo zirakiza, zirahindura. Imana irashoboye. Iyarwaniriye Abayuda uyu munsi yakurwanirira, iyaneshereje Yoshafati uyu munsi yakuneshereza. Ndagira ngo nkubwire ngo ntucike intege, ntucogore. Imana irahari, irihagije. Nje kukubwira ngo Imana irahari. Yasikarabone foya. Ngwino wegera Imana, ngwino ukizwe. Warunaniwe, warurushye. Uyu munsi ushaka kudukurikirana ariko utaranakizwa. Uvuga ngo mbese ubundi Imana bayakira, Imana ubwo buryo Imana ikuganiriza ni gute ubundi Imana uyigisha inama? Urabanza ugakizwa, ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Cyo ni kimwe. Uyu maze kwaturuza akanwa kawe ko Yesu Kristo mwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, bakakubatiza mu mazi menshi, ubuteye intambwe ikomeye, ububaye mu mukristo, bakwandika, Imana ikakwandika mu gitabo cy'ubugingo, ukandukurwa mu gitabo cy'abarimbuka. Rero
icyo gihe uba ubonye uburenganzira bwo kwitwa umwana w'Imana. Ntabwo uba ukiri umuntu w'Imana, uba ubaye umwana w'Imana. Hanyuma icyo gihe wigererayo uritakambira ukabwira Imana, cyagiye umushumba mutari kumwe, umukozi w'Imana runaka utabashije kumubona, igihe nomero yabaye kompoze, wowe ushobora kwegera Imana ukayibwira, ukayegera, ukayibwira. Mumbabarire, reka nzimye telefone mpereza. Mana ishimwe. Icyo gihe ushobora kuyibwira yo maze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Urayibwira, ukayibwira ibikugoye, ukayibwira ibikuruhije. Mwene data, nawe rero igagusenga. Uyu Yoshafati yasenze abwira Imana ibibazo, aravuga ati ni wowe nawe ushaka kuvuga ati ni wowe wampaye uru rugo, ni wowe wampaye aka kazi, ndabona boss amereye nabi, ni wowe wantuje muri uyu mudugudu, ni wowe wampaye uru rugo, iyi nzu Mana ni wowe wambwiye ngo nintangize umushinga wo kubaka, dore none birahagaze birananiye. Oya jya ugira Imana ni data. Igihe uri imbere ya so muraganira, Imana ni data, ntugatinye. Imbaraga z'Imana mu kibazo, imbaraga z'Imana mu kigeragezo, imbaraga z'Imana mu burwayi, imbaraga z'Imana byananiranye. Iyo misozi kuri imbere, iyo ari kwiguhagaze imbere, dufite Imana igira itagura imisozi. Ntago nzi wowe abamowabu n'abamoni baguteye. Birashoboka kuba ari uburwayi, ari ugutinda gusama, ari ugutinda kubyara, abantu bakakubwira ngo ntibizakunda, kuko Yoshafati nawe yabwiwe n'abantu. Kenshi abantu nibo baduca intege. Muribuka abantu babwiraga Elisa, baravuga ngo Elisa subira inyuma shobuja, Uwiteka aramujyanye, aramuhamagaye, ntabwo muri bugarukane. Akavuga ngo ndabizi ariko muceceke, kuko abantu igihe cyose bazakubwira ko ibintu bitari bukunde. Amajwi menshi uzumva ku bantu nazakubwira ko bidashoboka, ariko Bibiliya ivuga ngo bidashobokera umwana w'umuntu, ku Mana birashoboka. Tagira ngo rero uyu munsi wongere ube maso, wegere Imana, uyishakane umwete uzayibona. Ngiye kugusengera Imana, ngiye kugusengera. Hari abamoni n'abamowabu baguteye. Hari imbaraga z'Imana mu kigeragezo, muri ubwo burwayi. Hari imbaraga z'Imana ushaka gukizwa bikanga. Akubundire ku munsi dusengera abantu bakizwa, bashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Reka uyu munsi abe ariwo dusengera, kuko ni nabo tuzabazwa. Agakiza Imana yaduhaye ni ukugira ngo dukore umurimo wayo. Icyo yaduhereye agakiza nicyo yaduhamagariye, ni ukugira ngo tugende tubwirize abantu, tubabwire bave mu byaha bakizwe. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi, nibatihana bazarimbuka. Gihe no murabategereje, mureke dukizwe, twakire Kristo nk'umwami n'umukiza, aturuhure, atumara imibabaro. Tero wowe uri kunyumva wankurikiranye, ndagira ngo uyu munsi uhitemo. Inyuma y'ubu buzima hari ubundi, nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ntabwo Yesu yaje gutanga ibyo kurya gusa, atanga n'ubugingo. Ntabwo ari umugati wonyine, n'ubugingo burahari kuba mwizeye nk'umwami n'umukiza. Rero ndagira ngo nukuri uzamura ikiganza cyawe tugusengera Imana. Ngwino Yesu araruhura, ngwino Yesu arababarira, nta wundi wakubabarira ibyaha wakoze. Ngwino udapfa urupfu rubi ukazarimbuka, kandi ubugingo buracyahari. Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi, arategereje ngo nawe ngwino. Rero reka dusenga Imana, tugusengere. Uyu munsi uhitemo rwose. Wagiye hirya no hino, wazungurutse isi, wirirwa mu ndege, wirirwa utembera mu modoka, ushaka kwinezeza, wihesheje amahoro ariko ntibyakunze. Amahoro meza atangwa na Yesu, amahoro meza atangwa na Yesu. Urugo rwiza, urugo cyangwa se abana benshi, akazi ntago byaguha amahoro, ariko amahoro Yesu.
reka rero ngo tugusengere. Mwami Yesu, Mwami Yesu, urakicaye ku ntebe y'imbabazi. Uyu muntu uzamuye ikiganza ndamusengeye, umwandukure mu gitabo cy'abarimbuka, umwandika mu gitabo cy'ubugingo, umubabarira ibyaha byose yakoze. Uyu munsi ahure nawe, uyu mugabo unaniwe, uyu mugore unaniwe, bararushye, uyu musore, uyu mukobwa, uyu muntu unaniwe. Mwami Yesu, wicaye ku ntebe y'imbabazi, muruhure. Urakoze, wongera agakiza mu bantu, ugabanya umubare w'abarimbuka. Urakoze Mana, aba bantu bahagakiza, aba basore bakizwe, aba bagore bakizwe, aba bantu bakizwe. Yesu waraturuhuye, waduhaye agakiza. Twari tunaniwe, twumvaga turushye, twumvaga nta byiringiro by'ejo, ariko ubu ngubu turi abana b'Imana, turi abaragwa, turi bene gitare. Yo Kristo, girira neza ubwoko bwawe. Urakoze kutanza agakiza, urakoze kuhaye abantu ubugingo kandi bwinshi. Turabasengeye, turabingingiye. Abangaba Yesu ntabwo ari umugati gusa, barashaka no gukizwa. Kristo, urakoze ko wicaye ku ntebe y'imbabazi. Urakoze ko hari umuntu ubabariye ibyaha. Urakoze ko hari umuntu uhaye amahoro. Urakoze ko hari umuntu wari ugiye kwiyahura. Urakoze ko hari umuntu wari wabuze icyerekezo, kandi ni wowe utanga icyerekezo. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Yesu atanga icyerekezo, Yesu atanga ubuzima, Yesu atanga agakiza. Iyo wamwakiriye ukamwikomezaho, ntago wakorwa n'isoni. Atanga amahoro, arakuremera. Yesu ajya aremera umuntu. Twamuhawe nk'umukiza wacu, yatubereye umuvandimwe, ni inshuti yacu. Nitumwizere, araruhura, nikaruhura. Yemeye kubambwa, yemera gupfa ku bwawe nanjye, yemera kugira ngo se na nyina babone ubwambure bwe, kugira ngo wowe nawe numwizera, wowe nanjye tubabarirwe ibyaha byacu. Ngwino rero, ngwino nawe, arakwakira. Ushatse waza, amara umubabaro, akiza n'indwara. Ngwino rero, urakoze wa mugabo we, urakoze wa mugore we, urakoze wa musore we, urakoze ko wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndi kukureba mu buryo bw'umwuka, ndi kukubona. Urakoze ko wakiriye, urakoze ko wakiriye ijambo ry'Imana, urakoze ko wakiriye iby'agaciro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Urakoze nawe upfukamye ukavuga ngo Yesu nduhura, icyubahiro kibike. Ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe rwose, Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Yesu ashoboye byose, ariko twatangiye tuvuga ku bw'imbaraga z'Imana mu kigeragezo. Tuvuga ku Bayuda baneshwa, barwanwa n'abamowabu, ngo Shafati yihata gushaka Imana. Rero yaduhaye umwana wayo kugira ngo nitumwizera tudapfa urupfu rubi. Reka rero Imana ibaha umugisha. Reka mbahe inomero, hanyuma nugira ikintu utasobanukiweho uransobanuza. Ni 078 50 98 944 078 50 98 944 na 072 74 34 93 1. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ni GATERA Jose, amen.